kanda subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Hello guys, nshuti bakudukomeza kubana hano umunsi kundi ndabashimiye cyane. Tudatinze rero ngiye kubereka uburyo bakonvata mu buryo bwa RTC ukabishyira mu buryo bwa USDT. Murabizi peer to peer ikora mu buryo bwa USDT. Rero tudatinze urabona ko dufiteho amadolari 18.82 ugomba kuyakonvata mu buryo bwa USDT kugira ngo tubashe kuba twayagurisha muri USDT. Niyo ngingo nyamukuru ituzanya ngaha ngiye kuba nabasobanurira mu buryo bworoshye. Murabizi ko duhembwa mu buryo bwa RTC, icyo ubusabwa rero no kuyakonvata mu buryo bwa USDT kugira ngo yemerwe muri peer to peer trading. Urabizi ko rero ni ibintu bikora neza kandi mwarabyiboneye, na n'uyu munsi murimo murabireba. Ikintu ugomba gukora, ugomba guhita ukanda aho hasi handitse trade. Ukimara ukanda handitse trade uhita ukanda hejuru handitse exchange. Ariko ahangaha barimo batwereka aho bagurishiriza kuri buy ndetse n'aho bagurishiriza kuri sell, aho bagura ndetse n'aho bagurishiriza mu buryo bwa peer to peer. Rero tudatinze ngiye guhita nkwereka uburyo bwo kuba wayakonvata ukavana muri RTC baguhemba. Urabizi ko baguhemba mu buryo bwa Litecoin, ugomba rero kuba wayakira mu buryo bwa USDT. Rero tudatinze ukigera ahangaha nkuko ubireba urabona ko hano harimo uburyo butandukanye. Ikintu cya mbere ugomba kuza ugakanda handitse trade hasi kuri ako kantu ka gatatu kakubashyizeho agafresh nkuko uri kubireba, warangiza ukanda handitse trade ugahita ukanda ho, wamara gukandaho ukareba hejuru ko buri mu buryo bwa convert kugira ngo uyahindure mu buryo bwa USDT. Ugasuzuma neza ko hambere handitsemo ijambo RTC ari bisobanuye mu magambo make Litecoin, ugahita ureba ahantu handitse max ugakandaho kugira ngo RTC zose ufiteho zibe zakiyandika cyangwa zibe zaza. Warangiza rero kuba wabikora ugahita ukanda handitse sol cyangwa ugahitamo handitse sol kuko tugiye kuyashyira mu buryo bwa USDT. Ugakanda aho ngaho handitse sol, wamara gukanda handitse sol ugahitamo USDT. Rero ni ibintu byoroshye cyane. Urabona ko bari kukwereka aho uza gukanda kuri sol, ukabona ko mu buryo bwa sol kwaba dufite ayo ngayo, ariko twari dukeneye mu buryo bwa USDT. Rero tudatsinze turahita dukanda handitse sol tuze duhitemo USDT. Tukimara kuba twahitamo USDT bahita batwereka agaciro ka USDT twaba dufite mu madolari. Urabona ko ni ibintu bikora neza. Rero ibi bintu ugomba kubimenya nimba ukora business za online kandi zikora neza. Wowe icyo usabwa ni ukanda subscribe. Ukimara guhitamo USDT nkuko bireba urabona ko bihura n'amadolari 14.63. Ni amafaranga menshi cyane tuyashyize mu manyarwanda ndakeka murabizi. Ikintu rero uri bukore ukimara kuba wabikora urahita ubona igiciro cyayo ufite mu gihe uzaba uri gukonvata cyangwa uzaba uri kuvunja muri USDT. Ugomba guhita umanuka hasi ugakanda wanditse previous. Urabona ko ni ibintu bikora neza. Urabona ko ayo tuzaba dufite nayo ngayo. Urabona ko wowe uri gutinda injira muri group yacu tugufashe kandi tukwigisha mu buryo bworoshye kugira ngo bikorohere. Link urayisanga muri description cyangwa muri comment kugira ngo uyandikishe, ndetse na link yo kujyana muri WhatsApp group byose urabisanga muri comment kugira ngo uyandikishe. Ni ibintu byoroshye kandi bikora neza. Icyo usabwa ni gukanda subscribe kugira tuzacika. Rero tudatinze urahita ukanda handitse previous. Aho ukanda handitse previous uraba ugiye gukonvata. Rero urabona ko hasi, urabona aho hasi harimo kubara amasegonda yaho. Amasegonda harimo kuba yakibara. Urabona ko twe dutinze kuba twakanda bahise batubwira ngo tubongere dukande previous cyangwa dukore refresh kugira ngo twongere dukande. Ugomba gukanda bava ayo masegonda bagwaye atararangira kugira ngo abe converted. Ukisoza rero kuba wabikora gutyo urahita utegereza gatoya abe converted, ahita ava muri RTC ajye muri USDT. Urumva rero ni ibintu byoroshye cyane. Urabona ko ni ibintu bikora neza. Urabona ko bisa biba completed ako kanya, ntago ari ibintu bitinda. Akimara kugenda mu buryo bwa USDT rero ahangaha nibwo ubu yafiteho uburenganzira bwose bushoboka. Ushobora kuyohereza ahantu hatandukanye, ushobora kugura ibicuruzwa bitandukanye, ushobora kuba wayakoresha mu bantu badukurikirana bahereye muri United States, bahereye muri Amerika, mu Bwongereza ndetse n'ahandi hatandukanye, muri za Burundi ndetse na za Uganda bose mbabona. Rero ushobora kuba yashyira mu buryo ushaka, ariko twebwe turi mu Rwanda ngiye kubereka rero ikintu wayamaza n'ikintu wayakoresha kugira ngo bayakira kuri mobile money cyangwa ukaba yakoresha ibindi bintu bitandukanye bikaba byakugirira akamaro. Rero tudatinze kuko uri kubireba urabona ko hasi ari mu gaciro ka USDT cyangwa ayo tumaze kuba twakomvata uri kuyabona hasi, ndetse n'isaha byakorewe n'ibintu byose na document ndetse na buri kimwe. Rero nubisoza urahita usohoka ugaruke ahangaha uze urebe ayo ufite nguku ukore refresh. Urabona ko dufiteho amadolari 18.83, ariko tuse tuyakorera icyo bita convert tuyajyana muri USDT bahita bakataho ibice dusiganye amadolari 18.36 nguko birimeze. Rero tudatinze ubu ngubu wabasha kuyagurisha muri peer to peer ukaba wayakira kuri mobile money mu buryo bworoshye cyane. Rero biri muri
RTC ntabwo wabasha kuyagurisha bikunde kuko RTC ntabwo ikora kuri peer to peer. Rero ikintu ahita ukanda aho handitse trade, handitse trading, ukimara ukanda handitse trading urahita ugera ahangaha uhitemo peer to peer, uhite ugera ahangaha. Nugera ahangaha uhitemo ahanditse sell, uhitemo ahanditse buy kuko buy ni ukugura kandi twe tugiye kuba twagurisha. Rero ikintu kiba gihari ni ukuba wagurisha kandi ukabikora mu buryo bworoshye. Ikintu ugomba kuba wareba, ugomba kureba nimba mu peer to peer mugiye kuba mwakorana cyangwa mu peer to peer ugiye kuba wakwishyura ari online kandi ukareba ayo ari guheraho yakira kandi ukareba igiciro ari kugurishaho ku madolari. Wamara ko wabisuzuma neza ukaba wabasha kuba wakakira amafaranga yawe, ugakora order izajya ifasha kuba yakwishyura amafaranga yawe cyangwa agahita abona ko usabye order yo kuba wamwishyura. Urabona ko tugiye kuba twakoresha uyu nguyu uri kugurisha ku 1470 niwe tugiye kuba twagurisha kugira ngo mubibone neza kandi mwese musobanukirwe. Rero tudatinze urahita ukanda handitse sell. Rero numara gukanda handitse sell urahita wanikamo ayo ushaka kuba wagurisha. Si ngombwa kugurisha si ngombwa kuyagurisha yose, ahubwo ugomba kugurisha ayo ushaka cyangwa ayo wahisemo. Nugera ahangaha rero nk'uko ubireba, ikintu busabwa ni ugushyiramo ayo ushaka kugurisha. Urabona ko hano dushyizemo rimwe baduhereza ayo ngayo, urabona ko dushyizemo amadolari 18.3 baduhereza 21,128, ariko nidushyiraho 18.60, nidushyiraho 18.60 ayo turi bwakire ndakeka murimo kuyareba hasi. Urabona ko ni 21,386. Aya mafaranga niyo wahita wakira ukoze order. Rero ukimara kuba wabikora gutya, ikintu gikurikira aba ari gukanda hasi handitse place order. Ukimara gukanda handitse place order, ahangaha uhita uvunjirwa bakayaguhereza mu mafaranga y'amanyarwanda. Abantu baba bahari kandi bari gukora ubucuruzi bwa online, kandi nimba wifuza ko mu peer to peer ukorera online nagufasha, wanyandikira kuri WhatsApp, wa joininga group ya WhatsApp ukambaza ikibazo cyose waba ushaka kuba wamenya, nkaba nagufasha mu buryo bworoshye cyane. Wowe icyo usabwa ni gukanda subscribe kugira utazacikwa n'ikintu na gito. Abantu benshi turi kwigana, abantu benshi baratangiye bacika intege, nicyo gihe rero ngo nawe ngube watangira. Urabona ko ni ibintu byizewe kandi bikora neza. Icyo usabwa ni gukanda subscribe. Bye bye, tuzasubira mu video zikurikira. Ciao ciao.